Duheruka Jaco asize umugore we n'umwana akajya kubana na Tino umukobwa yari yarakunze. Jaco badukomereza inkuru yatubwira ati nagiye kubana na Tino nsiga umugore wanjye n'umwana. Ubuzima icyo gihe bwari bwiza, nari nishimye, numvaga ari njye mugabo ukunzwe ku isi. Ariko ibyishimo ntibiramba. Tina yatangiye kujya njyana mu kabari nkasinda ku buryo natangiye kwibagirwa ko mfite akazi. Iyo nabaga ntakerewe ku kazi nabaga nasibye. Naba ntasibye nkaba ndi gusinzira mu kazi. Mbese abakoresha banjye bampaye amabaruwa atagira ingano ansaba kwisubiraho. Bamaze kubona ko byanze nta garuriro nkifite baranyirukana. Bakimara kunyirukana numvishe ntacyo bimbwiye, numvaga narize mfite impamyabumenyi yanjye ku buryo ntazabura akandi kazi. Ikindi nari mfite CV ihagije, nakoreraga umushahara mwiza. Naratashye nkomeza kwisindira, ariko nshishamo nkashaka akazi ariko ndakabura. Amafaranga yose rero nari narasevinze tumaze kuyarya agashira njye n'umugore wanjye mushyashya. Icyo nicyo barusha abagore bacu, ntabwo bajya bavunika. Ugasanga twabasariye ngo barasa neza, kumbe ntitumenye ko nta nshingano bafite, nta cyababuza gusa neza. Amafaranga rero yanyakaga anyabuze, mbuza yo kumuhanga atumiza ibiryo byo kurya. Umukobwa yifata mu gahanga arambwira ati byari byiza kubana nawe ariko ndumva ntakibikeneye, sinkigushaka. Gute umusaza nkawe udafite amafaranga nakomeza kubana nawe? Ngo hariya utegereje ngo nzakubera nyina w'abana, uzagenda ubabyarane n'umugore wawe mukuru. Mbwira atyo yarambwiye ati kandi umenye ko nanaza mu buzima bwawe nta n'ugaruka nari nagukunze. Cyari kirakanarindi wowe. Abantu mukorana bari bansabye ko wabavira mu nzira bakibonera umwanya wari ufite. Niyo mpamvu nabikoze. Kubw'amahirwe ntago wanduhije, nasanze uri indangare. Misiyo yanjye kwigeraho biranyorohera. Rero usigara amahoro, n'ibyanga uzajya gusaba imbabazi yandushye yawe mwongere musubirane. Ako se ko mwatandukanye ubundi muzagenda mwongere musezerane bundi bushyashya? Ibyo nako ntabwo bindeba. Tina yavugaga ibyo ari nako afata igikapu cyari gusohoka agenda, mubona arengura ndamwinginga ndamubwira nti wagaruka, ahari ubuzima buzongera bube bwiza. Arambwira ati ariko wabuze ubwenge, wiyibagije ko naje ndi gatumwa mu buzima bwawe. Misiyo yanjye yarangiye, nakisubirira mu buzima bwanjye busanzwe. Nyiri muri izo ntekerezo nibwo nagiye kubona mbona umugore wanjye kuri televiziyo ari guhabwa igikombe cy'uko ari umugore witeje imbere wahereye kuri bike akaba ageze kuri byinshi. Icyo gihe nahise ngira igitekerezo cyo kujya kumureba ngo musabe imbabazi nibura ndebe ko yambabarira tukongera tugasubirana. Nasanze narakererewe. Aransubiza turakoze. Nabandi none se ntabwo wampa amahirwe basi nkongera nkakubera umugabo utigeze ubona? Umugore wanjye araseka cyane arambwira ati koko se nongere njye imbere y'Imana n'abantu mbabeshye ko ngiye kubana nawe ubuziraherezo tukazatandukanywa n'urupfu, kandi abakobwa beza bari kubyibuka bashobora kuza bakadutanya? Iryo kosa sinarikora. Numvishe ari byo koko, kandi sinari mfite uburenganzira bwo kumurenganya kuko ninjye wizize. Namubwira ntibasimbwira impamvu wemeye kumpa agatanya utambajije impamvu. Arambwira ati umunsi wabipangaga kuri telefone narakumvishe. Uwo munsi nibwo narize ndihanagura, niga kubaho ntagufite, nakira ko ngiye kukubura burundu. Rero nagombaga gutangira business kuko nari mbizi ko ntazaguhorana. Ndetse nanagushimire warakoze kuba waravuye mu buzima bwanjye, watumye menya ko hari icyo nshoboye gukora. Mu gihe mbere numvaga ntagufite ntabaho, ubu ndiho kandi meze neza n'umwana wanjye. Iby'amahirwe wanyakaga byo ubyibagirwe, kuko ubu nanjye ndi mu rukundo rushya, mfite umuntu unkunda kandi ubwo burenganzira ndabufite. Nasanze narakerewe koko, nuko niyemeje kureka umugore wanjye nkamurekera amahoro ye
akishima kuko nari naramuteye agahinda. Ubu ndi umwe mu bantu babayeho nabi kuko ubuzima bwanjye bwaranze, nabuze byose, nariyangije kubw'irari. Mbonereho kugira inama abandi bagabo, niba ufite umugore ugukunda ayo ni amahirwe, umugore w'umutima ukubaha, ntuzamubabaze, ntuzamusige kuko nubikora uzicuza. Ubu nanjye ndicuza. Duheruka Jacob asize umugore we n'umwana akajya kubana na Tina, umukobwa yari yarakunze. Jacob adukomereza inkuru yatubwira ati, nagiye kubana na Tina nsiga umugore wanjye n'umwana. Ubuzima icyo gihe bwari bwiza, nari nishimye, numvaga ari njye mugabo ukunzwe ku isi. Ariko ibyishimo ntibiramba. Tina yatangiye kujya njyana mu kabari nkasinda, ku buryo natangiye kwibagirwa ko mfite akazi. Iyo nabaga ntakerewe ku kazi, nabaga nasibye. Naba ntasibye nkaba ndi gusinzira mu kazi. Mbese abakoresha banjye bampaye amabaruwa atagira ingano ansaba kwisubiraho. Bamaze kubona ko byanze nta garuriro ngifite, baranyirukana. Bakimara kunyirukana numvishe ntacyo bimbwiye, numvaga narize mfite impamyabumenyi yanjye ku buryo ntazabura akandi kazi. Ikindi nari mfite CV ihagije, nakoreraga umushahara mwiza. Naratashye nkomeza kwisindira, ariko nshishamo nkashaka akazi ariko ndakabura. Amafaranga yose rero nari narasevinze tumaze kuyarya agashira, njye n'umugore wanjye mushyashya, nkakubera umugabo utigeze ubona. Umugore wanjye araseka cyane arambwira ati, koko se nongere njye imbere y'Imana n'abantu mbabeshye ko ngiye kubana nawe ubuziraherezo tukazatandukanywa n'urupfu, kandi abakobwa beza bari kubyibuka bashobora kuza bakadutanya? Iryo kosa sinarikora. Numvishe ari byo koko, kandi sinari mfite uburenganzira bwo kumurenganya kuko ari njye wizize. Namubwira nti basimbwira impamvu wemeye kumpa agatanya utambajije impamvu. Arambwira ati, umunsi wabipangaga kuri telefone narakumvishe. Uwo munsi nibwo narize ndihanagura, niga ko kubaho ntagufite, nakira ko ngiye kukubura burundu. Rero nagombaga gutangira business kuko nari mbizi ko ntazaguhorana. Ndetse nanagushimire warakoze kuba waravuye mu buzima bwanjye, watumye menya ko hari icyo nshoboye gukora. Mu gihe mbere numvaga ntagufite ntabaho, ubu ndiho kandi meze neza n'umwana wanjye. Iby'amahirwe wanyakaga byo ubyibagirwe, kuko ubu nanjye ndi mu rukundo rushya, mfite umuntu unkunda, kandi ubwo burenganzira ndabufite. Nasanze narakerewe koko, nuko niyemeje kureka umugore wanjye nkamurekera amahoro ye akishima kuko nari naramuteye agahinda. Ubu ndi umwe mu bantu babayeho nabi kuko ubuzima bwanjye bwaranze, nabuze byose, nariyangije kubw'irari. Mbonereho kugira inama abandi bagabo, niba ufite umugore ugukunda ayo ni amahirwe, umugore w'umutima ukubaha, ntuzamubabaze, ntuzamusige kuko nubikora uzicuza.